Incamake kuri Secret Lovers bivuga ngo ibanga ry'abakundana. Ibi byose twabibonye muri episode ya mbere. Ubu aka kanya tugiye kureba episode ya kabiri y'aka gafilime kacu keza. Ibi byose mwagiye mubibona uko byagiye bigenda muri episode ya mbere. Si ngombwa ngo nongere mbisobanura akantu ku kandi. Utarabibonye arebe episode yabanjirije iyi ngiyi aragenda abona uko ibi ngibi byagiye bigenda. Gusa mbibutsa gukora subscribe bantu banjye. Mukore subscribe kuri Edmond at 250 kugira ngo everything I do bijye bibagereraho ku gihe. Secret Lovers tutangiye n'aka episode ka kabiri. Dutangiriye hano rero hari Fred na Josephine bari kuganira. Umva Josephine, kubera iki ariko mbona utameze neza muri ibi bihe? Umva njyewe nyine nakubwiye ni ndumva nkumbuye mu rugo. Umva nimba nakubwiye ko nkumbuye mu rugo ntwara tujye gusura mama kuko ndamukumbuye byatari. Okay, nimba ari ibyo ngibyo ushaka ntago nabikora nk'ikosa. Gusa nagukorera icyo ushaka cyose kugira ngo wishime. Niyo mpamvu nyine nanjye nshaka ko uhora umeze neza. Ndakumva please. Okay, nimba ariko byifuza reka dupange tugende ujye gusura ababyeyi. Umva urakoze cyane Fred. Arasohotse muri ghetto yawo, nimba ari ghetto nimba ari shato. Kumbe wa mukobwa wacu Rena rwose wababireba bikamucanga. Ese noneho bagiye. Baraje hano ni Fred na Josephine bafatanya agatoki ku kandi baranyaruka. Hano Rena rwose we byaramubabaje kuba Josephine yaratungutse ahangaha kandi yarabanye na Fred neza nubwo ari boss wariko. Tugaruke hano bari bageze kwa nyina wa Josephine. Ati ni wowe muhungu numvishe wajyanye umukobwa wanjye? Ese utuvukaye? Papa wanjye ni umunyemari yitwa Frederic. Uri umuhungu wa Frederic ndamuzi nyabo. Sorry basi tu mbabarire nimba naba narakubwiye nabi cyagiye kuri telefone. Oya mama ntacyo bitwaye. Umva mbabarire rwose, Josephine niwe mukobwa wenyine mfite. Umva niyo mpamvu mwitaho byatari. Ubwo rero kuba cyagiye narakubwiraga cyagihe kwa kundi ntabwo yari ukukwanga agira ngo umurinde kundamu mba namuhangayikiye byatari. Naramuhamagaraga bikanga. Niyo mpamvu tu nakubwiye nabi umbabarire tu. Nshatse kukubwira ko nimba narabangamye kuri telefone ongera umbabarire ntacyo bitwaye mama. None se uyu mukobwa wanjye mubanye mute? Umutipe yahise atangira kwibuka uburyo yapangaga na Rena. Kumbe hari utudiru yakinanaga na Rena bakiri bato batarabana muri ya ghetto. Noneho Josephine nyine tu ni umukobwa mwiza witonda. Nari mbizi umukobwa wanjye namureze neza rwose, ndabizi nta kosa ashobora gukora. Gusa nifuje ko urukundo rwanyu mwarwubaka mva mugakora icyo mushaka ko nyine tu. Ako kanya Josephine baramuhamagara. Mva munyihanganire reka nitabe telefone. Acaho bamureba. Mutipe aramwitegereza na nyina aramureba nuko. Kumbe Josephine yagarutse ahangaha. Bigaragare ko ameze nk'umuntu ufite umuntu ategereje. Arategereje kwa kundi ujya mutegereza abantu bamwahanye nabo turanevu kibunzabunze iyo umuntu atakoreye kugira ngo ahagerere mu gihe ni ukuba usanga umuntu yikoza hirya yikoza hino. Ako kanya hari uwamukozeho ahindukiye abona ni wa mutipe wacu Osborne
Osborne muramwibuka ko yakundanaga n'uyu Josephine yajyaga amuhereza no ku mahera kugira ngo abashe kwibeshaho. Ese Osborne kubera iki watinze? Sha mbabarira tu narindi mu bintu bituma nari mpuze byatari gusa nyine tu. Icyiza ni uko mageze tukaba twongeye kubonana. Tugaruke hano, hari agasene nari kubisobanukirwa ngo ni ak'iki. Hari umujama ndeba hano wambaye kininja, nimba ari umujura. Ikigaragara yaraje hano afata aka package, ntazi ngo harimo iki, arububa aba aranyarutse. Twongeye tugaruke kuri aba babiri, murabizi ko bakundana nubwo wenda uyu mutipe atabashije kuba yatwara uno mukobwa ngo babe babana, ariko nyine barakundana. Umva se, ese ko mba mbona urukundo rwacu rumeze nk'ururimo ikibazo, ni kubera iki uri kwitwara gutya? None se mwana, ntabwo ujya unyizera? Nyine ndakwizera, ariko sinzi ikibazo usigaye uhura nacyo, nsigaye nkuhamagara bikanga. I don't know why. Umva mwana, ntukampangayikire, urabizi ko ngukunda byatari. Ku kanya mama wa Josephine araza, arashakisha aramubura, aragaruka. Fred, mbabarira mwana, namushakishije hose namubuze, ntabwo nzi ngo ahantu agiye, ariko ashobora kuba hari umushuti we agiye kureba. Oya mama, byihorere ntacyo bitwaye, meze neza, gusa natinze, ushatse wareka nkagenda. Sha nta kibazo kabisa, kuba nakwakiriye ntukeke ko wenda ari urundi rwango, ntabwo nabonye uko witegura. Oya mama, ahubwo reka ngiye nkohereze ku mafaranga urebe uko. Ya mwana, ko ari menshi cyane se. Sha ndagushimiye nyine ukuri, urakoze cyane kumfasha muri ubu buryo. Aramuherekeza, mutipe yarambiwe nyine yitahiye. Murabibuka ko yazanye na Josephine, none bakaba batari kumwe. Ku kanya Josephine yacyuwe n'igicuku, araza yububa nk'umuntu wese ufite amakosa. Ko Josephine araza aramukurubana ni nyina. Niko Josephine, wari wagiye he? Kubera iki? Kubera iki wakoze biriya? Ufite ikihe kibazo? Ese uri gutekereza iki ko nsigaye mbona wagira ngo ntabwo ukiri seriye? Reba uriya mutipe ibintu wamukoze, aragutegereza arakubura. Hari amahirwe uri kwitesha, kubera ko uriya mutipe iwabo bafite amafaranga, bagutunga kuva ku gatoya kugeza ku kanini. Kubera iki mbona utari kumwumva? Kuki utari kumuha umwanya? Ntabwo nzihanganira umunsi umwe nzigera nkubona uri kumwe n'abandi batipe, kubera ko mu gihe utazabana n'uriya mutipe nzahita nkwanga, ntabwo nzongera kukubera umubyeyi. Ariko mama, ninde wakubwiye ko urukundo ari amafaranga? Ahita yikubita. Nyina byaramushobeye, biramurenga. Yari yiboneye ibogari ifite ku mafaranga ivuka mu ba bosi, ariko ari kubona umukobwa we atari kubyumva neza. Umukecuru yaraje yicarira ahangaha, ibintu biramucanga, atangira kubona umukobwa we harashaka kumubuza umugati. Tugaruke hano, hari uri guhabwa ibintu, hari uwambaye kininja, sinamenye ngo gusa ndabona umukobwa Rena hari utuntu bamuzaniye, ariko umutipe uri kutumuzanira ntabwo muzi, ntabwo amaso turi kuyabona neza. Umva, ibindi uzabinzanire mu cyumweru gitaha. Oya, ibi ni iby'ingenzi, we rwose akazi kose uzajya umpa nzajya nkakora, kandi nzajya nkakora nishimye, kuko wowe na bosi wawe muri abantu b'ingenzi kuri njye. Ubwo rero ugomba kumenya ubwenge mwana.
oya tuza wowe, ntabwo ari ngombwa ngo uzajye uhaza buri gihe, uzajya uza rimwe na rimwe. Ntumbaze ngo bari gupanga iki. Tugaruke kuri Fred yicaye ahangaha, ubona ko ibintu byamucanze, atangira gutekereza uburyarya bwa mukobwa, atangira gutekereza ukuntu Josephine yamutobanze, atekereza ukuntu yagiye kwicara iruhande rw'undi agahaguruka, atekereza ukuntu yamufashe ku rutugu akamwiyaka. Byose ni ibintu ni ibyo Fred ari kwibuka. Wibuka avuye ku iwabo wa Josephine, ariko mwabonye ibyo Josephine yamukoze. Utu ni utuntu twose ari kugenda yibuka, akusanya ibimenyetso, yibaza ariko uyu mukobwa nakoragaho akampunga, namukoraho akanyishyika, ukuntu yagiye kwitaba telefone akaba aribeshya agiye kure yacu, akagenda ntanagaruke, ubundi uyu mukobwa ndi gukundamo ibiki. Abitekerezaho umwanya muremure. Tugaruke hano rwose aracyabitekereza. Mu kanya gato umukobwa wacu Rena ahita asesekara. Bose wagarutse? Sha nari ngukumbuye, kambe nicaye aha. Nese bose umeze neza? Nese Josephine ari hehe? Impamvu utameze neza ni ukubera we yanze kugarukana nanjye. Aho ni sawa noneho ugatangarutse. We bose we, mbega inkuru nziza, n'ubundi yambangamiraga. Ngayihangane bose, nzagukorera ibyo ushaka byose. Ese ubu ntabwo wari urushye? Ngwino tujye mu nzu ujye guhindura imyenda. Umutipe araguruka yifatamo hano mu bujana. Umukobwa Rena amuha kera amujyana mu nzu rwose. Gusa hano hafi hari akantu ndi kubona abantu bafite inzara, dore agatsima hariya ku ruhande. Rena yaraje. Ariko mana we, mbega ibintu biryoshye. Bwa nyuma na nyuma ndamufatishije. Umva, ubu noneho Fred ni uwanjye, nta muntu uzamunkura mu nzara. Ubone Rena uri kubyivugisha. None se mwana Josephine ko wagarutse inaha? Mbasha numvaga nkumbuye zino karitsiye zacu. Ese habaye ikihe kibazo cyatumye ugaruka ino? Inshingano zakunaniye se? Urugo rwakunaniye ko wagarutse? Oya, ntabwo rwananiye, gusa numvaga ziriya karitsiye zibowa, ntabwo nari nyizishaka. Gusa nukubura uko ngira, ariko nyine tu hari ahantu ntabwo ari sawa. Erega uriya mutipe ntabwo mukunda. Ariko niba iki wigize mukuru? Ako se ubundi kubera iki mama ushaka kunshora hariya? Njye mfite boyfriend yitwa Osborne. Ariko shawu, wagira ngo ubwenge bwawe bwaratakaye. Sinzi impamvu uhora wikurura kuri Osborne. Ubundi buriya ukeka ko kubwiza ukuri? Ariko se bite byawe? Kumba mbona uba ushaka ko utazongera kwivanga mu bitekerezo byanjye. Uratekereza ko ubundi urukundo ari amafaranga? Njye nshaka umutipe udafite icyo afite. Njye nkunda Osborne, apana kongera kunsunikira kuri uriya mutipe ngo nuko ari umubosi. Guhera nonaha njyewe, yaba mama yaba uriya mutipe Fred, ngiye kubereka ko njyewe urukundo nkoresha rutari urw'amafaranga. Ariko se muko wabaye iki? Oya, ejo bundi banteye umujinya, njyewe ntabwo nzongera kubumva, kuko bo barashaka kunkingira umutipe ngo nuko afite amafaranga, ariko ntabwo mushaka. Ariko wakwitwaye neza mwana. Oya, nawe ntukomeze kumatiriza, kubera ko njyewe nzajya nkora ibindimo, nta muntu uzongera kumatiriza icyo gukora. Kankureke muko, gusa ukuntu ndi kukubona, ndi kubona rwose ntazi. Gusa Josephine,
uri inshuti yanjye urabizi, ntabwo nakugira inama mbi. Ibintu uri kwikora uzababara, uri gushaka kwihambira ku mutindi, kandi n'ubundi nubwo ari umutindi nta nubwo agukunda. Ko njye ndabizi ashobora kuba afite undi muntu bakundana, ariko nyine amahitamo ni ayawe, nawe ugomba kumenya ubwenge ariko sha Josephine aba ari kwisekera, ahubwo reka nihamagarire Osborne wanjye ndanamwikumburiye. Hello Osborne, umva sha nshaka kukubona mwana, uri hese aka kanya? Umva Osborne nawe uhari, nimba ushaka kumuvugisha mvugisha, nuzajya umvugisha uzajya wumva ko uvugishije Osborne. N'undi mukobwa umwitabye, kandi mwibuke uno mukobwa Osborne yigeze kumushyira impano, menya ariwe bakundana. Josephine yaguye mu kantu, atungurwa no kumva Osborne atamwitabye ahubwo yitabwe n'undi mukobwa. Baje nimba ari mushiki we. Episode ya 2 yacu naho yarangiriye, ibindi ni muri episode ya 3. Ciao ciao. Mwibuke gukora subscribe kuri Edmond @250 kugira ngo kano gafilime kajye kabageraho ku gihe. Ciao ciao.